ariko tuzirikana ko iby'Imana ishaka atari uko tuguma turi abana, atari uko dukora ibyaha ngo ubuntu busage, atari uko dukomeza gutungwa n'imbabazi gusa. Kuko uramutse nawe ubyaye umwana wawe akazajya ahora muri mbabarira, nakoze ikimbabarira, nakoze ikimbabarira, nakoze ikimbabarira, mana nongeye, nukuri kose agahinda kazakwica, amarira yazakwica. Uramutse umwana ibyo mumujije gukora rero byakora akagusaba imbabazi, bibaye ari byo migambi y'Imana, agakiza nta kintu kaba karatugejejeho. Umugambi w'Imana waba utarageze ku ntego, kuko nyine Imana yazajya itubuza ibintu tukabigenderamo tukayisaba imbabazi, tugakorera ibyaha ngo ubuntu busage, ariko siko bimeze. Nshuti mukundwa n'umwami wacu Yesu, tunejejwe nuko mwongeye gufungura inyubako y'agakiza kugira ngo mumane natwe. Imana ibahe umugisha, kandi twifuza rwose ko mukireba zino video mukwiriye kuzisangiza abandi, mukwiriye gukora subscribe, mukwiriye gukora share, kugira ngo izi video zacu zigere ku bantu benshi, kugira ngo dukunde turebe ko twakangurana tukabasha kuzagirana mu ijuru amahoro, ko kari ku mutima wanjye, cyangwa se nizo ntego z'umutima wanjye. Uyu munsi tugiye kuganira ku byerekeranye no gukura k'umwana ubyawe n'Imana. Ni urugendo rukomeza, ariko turaza kuvuga ku byiciro by'ubukuri, kubera ko twavuze ibintu biranga umwana w'Imana. Ushobora kumva utabifite byose, utabishyitsa byose, utabigejejeho byose, ugatangira kugira umutima ugucira urubanza, ugatekereza ko hari ubwo utabifite bigucikiyeho, cyangwa se ubwo utabishyikije uhuye n'akaga, cyangwa se uhuye n'ishyano. Ariko siko biri, ahubwo umwana uvutse ubyawe akabyarwa neza no kwizera kwe ndetse n'umwuka n'amazi nk'uko ibyanditswe bibitegeka, uwo mwana arakura akagenda yigira ejuru, akazagera ubwo Imana imubonamo umumaro. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Rero ntuze kuza gucikwa n'iki cyigisho nacyo tugiye kuganiraho. Uwiteka aguhire. Reka dusenga n'Imana. Turagushimiye Mutware, tugushimiye kuri umubyeyi mwiza udukunda kandi ukatwitaho, tugushimiye uyu mwanya uduhaye wo kugira ngo tuganire ku byanditswe byera. Turaguhendahenda kugira ngo ube kumwe natwe, kandi twese tujye imbere hamwe mu by'inzira yawe ku bwa Kristo umucunguzi. Urakoze, amen. Urakoze rero wowe wemeye kubana natwe. Uwiteka Imana aguhe umugisha. Rero tugiye kuganira nk'uko nari mbabwira ku gukura k'umwana. Igitabo ni cya kindi, ni inyubako y'agakiza tukirimo tuganiraho. Ntabwo turatangira kuganira ibindi byigisho biri hanze y'igitabo cy'inyubako y'agakiza. Nitumara kubona uburyo igitabo cy'inyubako y'agakiza tugisoje, tuzaganira ku bindi byigisho byatugirira umumaro, cyangwa se ibyo mwebwe ubwanyu mwakwifuza ko tuganiraho, hari udasobanukirwa neza se, udashyikira neza se, utumva intego zabyo se, ugiraho impungenge se, uburyo buraho kugira ngo tubiganire. Ushobora kubyandika muri commentaire, cyangwa se ukaduhamagara, cyangwa se ukatwoherereza ubutumwa bugufi mu buryo butari bumwe, haba kuri WhatsApp, haba kuri telefone isanzwe, cyangwa se ugashyiraho commentaire public yawe kuri YouTube, kuri iyo chaîne. Byose birashoboka. Rero tugiye kuganira ku gukura k'umwana. Umwana abyawe n'Imana. Ibyo kuvuka twabivuze, abyawe n'amazi, abyawe n'umwuka wera. Hanyuma kugira ngo agire bya bintu twavuze Imana ishaka ko atunga, ntabwo ari ibintu biza ako kanya ngo bihite bimwituraho. Akivuka ahita bitunga. Akivuka asanga afite umutima wari muri Kristo Yesu. Akivuka asange afite intekerezo za Kristo. Akivuka asanga afite ishusho y'Imana. No, ntabwo ariko bigenda, ahubwo Kristo agenda aremerwa muri twebwe kuzageza ku gihe tugerera ku gihagararo cya Kristo, nk'uko Pawulo yabyandikiye itorero ry'Abefeso. Rero reka dusome mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse mu gice cya 2, ndahera ku murongo wa 12, aho yanditse avuga ngo ndabandikiye bana bato kuko ibyaha byanyu mwababariwe ku bw'izina rya Yesu. Iki ni icyiciro cya mbere arimo adresaho, arimo aravugisha, arimo arandikira, arimo arabwira. Tugendane neza. Icya kabiri aranditse aravuga ngo namwe base ndabandikiye kuko mwamenye wahereye mbere na mbere. Ikindi cyiciro avuze
arangije akomeza avuga ngo ndabandikiye basore, iki ni ikindi cyiciro, ndabandikiye basore kuko mwanesheje umubi. Agiye gusubiramo ayo magambo, ndabandikiye bana bato kuko mwamenye data wa twese. Arongera avuga ngo ndabandikiye base kuko mwamenye uwahozeho mbere na mbere. Arongera avuga ngo ndabandikiye basore kuko mufite imbaraga kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwe, mukaba mwaranesheje wa mubi. Imana itugirire neza. Bose abaha inama imwe, ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi, kuko umuntu nakunda iby'isi gukunda data wa twese ntikuba kuri muri we. Ntabwo ari ibyo ngibyo ngiye kujyamo, ahubwo ndagira ngo twiganirire kuri bino byiciro uko ari bitatu Yohana yanditse. Hari n'ahandi Pawulo nawe yabyanditse, aravuga ngo nkiri umwana navugaga nk'umwana nkatekereza nk'umwana, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Ibyo yabyanditse abibwira Abakorinto. Yandikira Abaroma bo yababwiye ko reka manze mvuge kuri ibyo ngibyo. Abaroma nawe ndaza kuza kubavugaho gatoya twigiye imbere, kuko byose bigenda byunganirana bikatugirira umumaro. Kuko mu Baroma bwo yerekanye intambara y'umutima uhana na kamere. Yatangiye abereka iby'ubwana ukuntu bigenda, ukuntu umuntu agambirira gukora ariko ntabikore, ukuntu umuntu abatorwa n'itegeko ry'umwuka, ukuntu umuntu amera nk'ibiswa ku gicaniro. Ibyo byose turaza kubiganira muri aya magambo tugiye kuganira ubu ngubu, nubwo wenda hari igihe tutabisoma byose nk'uko twagomba kubivugaho, ariko mwihangane tuvuge iby'umwuka wera atubashisha gusangira muri kano kanya. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Duherere ku magambo aboneka mu gice cya kabiri cy'urwandiko rwa mbere Yohana yanditse ku murongo wa 12, aho yandika avuga ngo ndabandikiye bana bato. Rero icyiciro cya mbere ni icy'ubwana mu mwuka. Uko mu mubiri bigenda, umwana avuka, umwana agakura, umuntu akaba umupapa, akaba umumama, agasaza. Ni nako n'urugendo rwo gukura mu mwuka wera rumera, cyangwa se rwo kubyarwa n'Imana rumera. Umuntu aba umwana. Iyo umuntu ari umwana rero, ikintu cya mbere kiba gihari, Yohana yavuze ngo ndabandikiye bana bato kuko ibyaha byanyu mwabibabariwe. Ayo magambo muzasanga yarasubiyemo usubiye inyuma gato. Haravuga ngo bana bato nimukora ibyaha, dufite umurengezi kudata twese bashaka kutweza ibicumuro byacu. Uwo nguwo ni Yohana urimo yandika, ariko arimo yandikira abana batoya, aberekana ko nitubonekwaho n'ibyaha tudakwiriye kuvuza cyangwa kumera nk'abagushije ishyano, ahubwo dukwiriye kumenya ko dufite umurengezi kuri data wa twese ubasha kutwezaho ibyo byaha byacu. Uwo ni Yohana urimo yandikira abana batoya. Pawulo nawe aravuga ngo nkiri umwana navugaga nk'umwana, nkakora nk'umwana, nkatekereza nk'umwana. Ni ukuvuga ngo hari ibintu biranga umwana. Iyo ngiye kwandikira Abaroma yaravuze ngo muri cya gice cya 12 dukunda kuvugaho cyane, ku murongo waho wa 2, avuga ngo muhindurwe rwose mugize imitima mishya kugira ngo mubashe kumenya iby'Imana ishaka. Yatangiye avuga ngo ari byo byiza. Rero umwana, icyo ni icyiciro cya mbere, umwana atangira yigishwa kumenya ibyiza. Ku babyeyi barabyumva cyane, ariko no ku batari ababyeyi barabyumva, kuko umwana iyo agitangiye guca akenge agenda yigishwa kumenya ibyiza. Ni ukuvuga ngo imibereho y'umwana, ibyiza byose akora bikoreshwa nuko atinya igihano. Ni nako bemera ko umwana wo mu mwuka ibyiza akora abikoreshwa nuko atinya igihano. Hari uvuka nyine akumva ko atinye kuzarimbuka, atinye kuzagera gute, ariko nyamara nubwo abayifuza ibyo bintu ntabwo abigeraho, bya bintu n'ubundi birongera bikamunekaho hato na hato, kuko ari umwana. Nyiri umwana najyaga nifuza kuzakura kugira ngo ndekere aho ngaho kwitura hasi. Nabangamirwaga inshuro nyinshi no kwitura hasi, nkumva birambangamira. Ni gute nzaba umuntu mukuru kugira ngo siniyanduze? Ni gute nzaba umuntu mukuru kugira ngo siniture hasi? Ni gute nzaba umuntu mukuru ntibongere kunkubita? Nkumva nibyo bintu nifuza, ariko kuko ndi umwana nyine byarakomezaga bikagaruka, nkumva bizakizwa nuko mbaye mukuru. Kandi koko byakijijwe nuko mbaye mukuru. Kugwa kuragabanuka, kwiyanduza kuragabanuka kubera ko mbaye mukuru. Hari ibintu biba ari ibintu rusange ku bana, ariko abana Bibiliya isobanuye ko babeshwaho n'imbabazi. Babeshwaho nuko bakoze amafuti,
ariko ayo mafuti bakemera kuyasabira imbabazi. Njya mbona mama w'abana ajya kubahana agakubita agakoni ka mbere akakamubwira ngo usaba imbabazi, amutegeka kugira ngo asabe imbabazi kuko nibwo buzima bubeshaho umwana. Amakosa aboneka mu kubaho kwe ariko ntabasha kuyakurwaho n'ikindi keretse izo mbabazi z'Imana zimuhoraho. Imana itugire neza ndetse n'akanyafu kamukebura kugira ngo akoreshwe ibyiza no gutinya inkoni. Hanyuma uwo ni umwana, nyine imirimo y'umwana iragaragara. Hanyuma nigiye hejuru gato, reka nitangiye urugero. Maze kuba umusore natangiye gushishikarira cyane uburyo nanezeza umubyeyi, nabaho ntari ikigwari, nabaho nshimwa, nabaho nkora ibintu bituma umubyeyi wanjye anezerwa. Ibyo ngibyo Salomo yabyandikiye abahungu be n'abana be, aravuga ngo mwana wanjye nugira ubwenge umutima wanjye uzanezerwa. Tuba dutangiye kugera mu gihe cyo kwiyerekana imbere y'umubyeyi ko hari abo turi bo, ko hari icyo twamaze gushyikira, ko hari icyo twamaze kumenya, ko hari icyo natwe twimariye, ko hari icyo natwe twamara. Tukaba turimo twereka twereka umubyeyi kugira ngo dushimwe. Mu gice cya 12 naho tukiri aho uyu muntu yigiye hejuru. Ndabandikiye basore kuko mufite imbaraga, kuko ijambo ry'Imana riguma muri mwe, wa mwimuka mwaramunesheje. Umuntu abasigaye arwana no kunesha kugira ngo ashimwe imbere y'umubyeyi, ari byo byiza kandi bishimwa. Icyo ni icyiciro cya kabiri tuvuze. Abasore bakorera ibyiza cyangwa se bakora ibintu bishimwa imbere y'ababyeyi bagira ngo banezeze imitima y'ababyeyi babo. Ntibaba bagitinya inkoni, ntibaba bagitinya igihano, ahubwo baba bakora kugira ngo bakunde bashimwe. Icyo gihe baba bakoresha imbaraga zabo kugira ngo bakunde baneshe. Imana y'ubuntu bwinshi tugirire neza. Bakoresha imbaraga zabo mu gusenga, mu kwiriza ubusa, kuko hari abadayimoni badakurwaho n'ikindi cyetse kwiriza ubusa no gusenga. Bisaba gushyiramo imbaraga, ukarwana, ukibuza, ukirinda kugira ngo ukunde uneshe, unezeze umutima w'umubyeyi, kuko biba biri ku mutima wawe, kuko wavutse. Iryo shyaka riri mu mutima w'umwana wabyawe utari ikibyarwa. Hanyuma iyo twigiye imbere mu gice 12 cy'Abaroma, kuri uwo murongo wa 2 kuri se yaho haravuga ngo ari byo byiza bishimwa, se ikativuga ngo kandi bitunganye rwose. Ababyeyi rero iyo umuntu amaze kwigira hejuru, ubwo twamaze kurenga icyiciro cy'abana, twamaze kurenga icyiciro cy'abasore. Abasore bafite amakosa atandukanye n'amakosa y'abana. Ntabwo baba biyanduza, ntabwo bagira gute, ariko bafite andi makosa. Bafite amakosa yo kwibona, yo kwiyemera, yo gushaka kwigenga, kwanga kuyoborwa n'andi makosa. Amakosa yabo atandukanye ariko ntabwo ari nk'aya mbere. Imana itugire neza. No mu mwuka ni gutyo biba bimeze, ntabwo ari kuvuga mu buryo bw'umubiri. Amakosa y'abo bantu abatandukanye. Hanyuma iyo twigiye imbere kuri base, Yohana avuga ngo ndabandikira base kuko mwamenye wahozeho mbere na mbere. Donc uko kumenya wahozeho ni ukumenyera kubana nawe, ni ukumenyera kumvira, ni ukumenyera kugendana nawe, ni ukutagira ikikwisoba mu nzira y'Imana, ukagenda uziyujya utabaririza inzira udashidikanya, ahubwo udakora ibishimwa, udakora ibyiza, ahubwo ukora ibikwiye, ari byo bitunganye rwose. Imana itugirire neza. Ntago ubugikora kugira ngo ahubwo maze kugera ku rwego rwo kwigisha abandi. Pawulo yabyandikiye Abaheburayo avuga ngo kuko igihe mwari mumaze cyari gihagije cyo kuba mumaze nawe kuba bigisha abandi. Igice cya 5 n'icya 6 cy'Abaheburayo gitangira. Donc bitewe n'igihe umuntu amaze agendana n'Imana, abakwiriye kuba ari ku rugero rwo kwigisha abandi, atari uwo kongera kwigishwa ishingiro ry'imyizerere ya Gikristo, ryo kwihana, ryo kubabarirwa, ryo kunezeza Imana, ryo kugira gute. No, ahubwo abakora ibintu bishimwa, abakora ibintu bikwiye bitunganye rwose. Ntago abakibonekwaho n'amakosa, ntago abakiri umuntu utekerezwa ko yakubitwa inkoni, yakubitwa ikinyafu. Oya, ntago abakiri umuntu ubugikora uburikiye muri nkore nshimwe. Oya, ahubwo abakuze rwose, ari uwo kubyara abandi bana, ari uwo gutoza abandi bana, kandi akora ibintu bitunganye rwose, abona ko bifite umumaro, abona ko ari ingenzi, abona ko bikwiye. Umwami Yesu Kristo atugirire neza. Umwami Imana ntago atubyarira kugira ngo tube abana tugume turi impinja. Oya, ahubwo ashaka ko dukura tukigira hejuru, aho gutunganirizwa rwose hitwa ku gihagararo cya Kristo. Ruba ari urugendo utarahagera, uri mutoya, ukwiye guhirimbana kugira ngo wigire imbere, uzageraho uba uri mu kigero bise ababyeyi b'abandi, base b'abana. Ukora ibitunganye rwose, ukora ibikwiye rwose.
aho ngaho niho Pawulo yanditse avuga ko umuntu aba atakirwana intambara yo kurwana n'ibyaha, ko intambara yo kurwana n'ibyaha irwanwa n'abasore. Abana baba babikora ubundi ntibabikore, bagakora ibyiza rimwe na rimwe, donc ni ibintu biba bihindagurika. Ariko ku kigero cya base baba barimo barwana intambara yitwa kurinda ibyo kwizera. Niyo uzasanga Pawulo yandikira Timoteyo akamubwira ngo narwanye intambara nziza, avuga ngo narinze ibyo kwizera, ntagamubwira ngo nirinze ibyaha, no. Ntabwo namubwira ngo narwanye n'ibyaha, no, ahubwo narinze ibyo kwizera. Iyo ntambara ni intambara irwanwa na base b'abana barwanira ukuri kugira ngo bakunde bagendere mu kuri kw'ijambo ry'Imana, batoza abana babo kugendera mu kuri k'ubutumwa bwiza n'umwuka wera uko ashaka. Imana itugire neza. Ntucikwe n'icacu gikurikiraho, Uwiteka aguhire. Turagarutse bene data bakundwa, dushaka kuganira ku byerekeranye no gukura k'umwana w'Imana. Ntabwo iyo umuntu avuzwe ko akijijwe bisobanura ko byose bihita bitungana muri we. Niyo mpamvu iki cyigisho cyangwa ikiganiro twakivuzeho kugira ngo we kwihebeshwa no kubona hari ibidashyitse, hari ibidatunganye, ishusho yawe, intekerezo zawe, imigambi yawe ubona bitarashyika. Ntabwo ukwiriye kwiciraho iteka kuko byose bigendana n'ikigero ufite. Icyakora niba umaze igihe kinini wigishwa ukaba ugifite imyifatire y'umwana, nawe ugitunzwe n'imbabazi, nawe ugikorera gushimwa, utaramenya neza intego, kuko ku musore hari igihe abyemera n'igihe abyanga, hari igihe abikora, hari n'igihe abireka, hari igihe umusore aba atarafata icyerekezo cy'ubuzima ngo ubone ko ashikamye muri ibyo bintu cyangwa muri izo ntego afite. Ariko kuri base ubuzima buba bwaramaze kuba determine, buba bwaramaze gufata umurongo, akamenya iyo ajya. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Rero ibyo twari tubivugiye icyo ngicyo kugira ngo ugire umwete wo gukura, kuko ubaye umaze igihe kirekire ucyambara maranje mu buryo bw'umwuka, ucyambara pampa mu buryo bw'umwuka, ukinyarira, ukiyanduza, haba hari ikibazo gikomeye cyane. Ibyo mvuga byo kwiyanduza no kugira gute, no gusanga umuntu amaze imyaka arisha myaka avuga ko ari mu nzira y'Imana, ugasanga aracyarakara, aracyatukana, aracyabeshya, aracyagira gute, ugasanga aracyafite imirimo ya kamere, akeneye kwigishwa ibyo kwihana ibyaha no kubabarirwa, ugasanga aracyafite imbuto zerekana ko igiti kitigeze kirandurwa mu mutima we, arizo umuntu kwa gutekereza nk'abantu, kwa kuvuga nk'isi, gukora nk'isi, ibyo ku mwana w'Imana ugasanga nta hantu bigaragara. Ni ikibazo gikomeye cyane. Aha hari ikibazo cy'ubugwingiri, cyangwa se umuntu akaba atarigeze n'anavuka akaba abyibeshya, ko byose birashoboka mu nzira y'Imana ko abantu babyitirira ntibibe byo. Rero tukiri hano hantu kuri iyi ngingo, ndagira ngo tubirebe twitonze kandi tubirane ubushishozi, kuko bijya bibaho ko umuntu ashobora kwibwira ko niba avutse, kuko uretse intekerezo ntoya umwana avuka nazo konka, ubundi nta kindi kintu abazi, nta kindi kintu abazi mu bisanzwe. No mu nzira y'Imana rero ni gutyo bimera. Iyo umwana avuka bisaba akarerwa. Iyo amaze kwizera yavutse, ntabwo abazi uko mu bwami avukiyemo ibintu bigenda. Abasanzwe atunzwe n'umura wa nyina, abagiye gutangira kubeshwaho nuko agomba konka. Mu bwami umwana abavutsemo aba agomba konka kugira ngo akunde abone mutunga, aba agomba kurira kugira ngo amenyekanishe ikibazo afite. Urumva ko operation ziba zitandukanye. Uko byari bisanzwe bigenda umwana ari mu nda, ntago ariko bigenda umwana amaze kuza hanze. N'ibindi ni gutyo bimera. Ibintu byinshi ntago ubuzi uko bigenda, ntago ubuzi ngo mbese Imana ivuga ite, Imana igendana n'umuntu ite, ese Imana ibuza umuntu ikintu gute, ese Imana yemerera umuntu ikintu gute, ese Imana igira inama umuntu gute, ese ibyo bintu byose ni by'umurezi aba agiye kuzakora kugira ngo akugeze ku kigero cyo kuba umugabo wo kubyigisha abandi. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Naho rero niko umwana umaze kuvuka hari ibintu bishya agira, ariko hari n'ibindi byinshi byaho yahoze aba agifite. Ibi ngibi mubyumve neza. Rero si ishyano ku mwana, ariko si ishyano ku mwana, ariko ni ishyano ku muntu witwa akakuze. Si ishyano ku mwana kushobora gusanga hari imvugo zaho yahoze agifite, ugasanga imvugo ye ntirahinduka,
imyitwarire ugasanga ntirahinduka, ugasanga imikorere ye ntirahinduka, ugasanga imyifurize ye ntirahinduka, kuko biri muri processus yo kumenya, biri mu nzira yo kumenya uko mu bwami bushya bimera. Ntago ndimo ndaguha akarari cyangwa se akarembo ko gukomeza kwitwara nk'umwana kandi umaze imyaka mu nzira y'Imana, kuko bibaye gutyo nabwe ngo ufite ikindi kibazo. Nakabahaye ingero nyinshi zerekeranye n'ibyo gukura mu buryo bw'umwuka, wenda nkabaha urugero rwa Sawuli n'urwa Dawidi, uburyo umuntu wa kera asimburwa n'umuntu mushya, nkakugereranyiriza uburyo Sawuli namugereranya n'umuntu wa kera, uburyo nubwo Imana yamuciriyeho iteka ariko atahereye kwapfa. Umuntu mushya nka Dawidi ntabwo yahereye ko yima, yamaze igihe kinini, imyaka igera kuri 38 Sawuli yayimaze yaraciriweho iteka ryo gucibwa ku ngoma, ariko Dawidi nawe amara iyo myaka yose igera kuri 10 n'ingahe y'uruzerero yarimitswe ariko atarima. Ibyo bintu niko bigomba gusimburana kugeza igihe urubyaro rwa Sawuli rugomba gucika intege, urubyaro rwa Dawidi rukaba ari rwo rwima rwose. Dawidi akayobora Isiraheli yose, atayobora umuryango umwe wa Yuda gusa, atayobora Heburoni gusa, ahubwo ayobora imiryango yose ya Isiraheli. Umuntu w'umwuka akaba ari we uyobora ubuzima bwawe bwose, atayobora agace gatoya gusa, ahubwo umutima n'umubiri n'umwuka byose bikaba bifitwe n'umwuka wera mu ntoki ze, bikarindwa kugira ngo utaha umugayo. Inshuti rero ikundwa n'umwami wacu Yesu, ukwiriye kumenya ko umwami Imana yabyaye abana ashaka ko abana bakura. Abana bamara gukura bagakura bagenda bashushanywa n'ishusho y'abaremye, bashushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kariyo migambi yayo, batunga umutima wari muri Kristo Yesu, bakagenda bagira gutekereza kwa Kristo, isano ry'umubiri n'amaraso ryo muri Kristo rikarushaho kugaragara kugira ngo beshe data icyubahiro. Kuko ibyo Imana ishaka ni ibi ngibi. Ibyo Imana ishaka nuko twera imbuto nyinshi tukaba abana b'Imana, bakamenya ko turi abana b'Imana. Imana ishaka ko bimenyekana ku bandi bantu bataremera kwinjira mu murongo wo kubyarwa n'Imana, ko twebwe ubwacu tubabera icyapa cyangwa se tubabera ibyo kubareshya, tubabera impumuro nziza. Iryo jambo ryiza Pawulo yakoresheje mu gice cya 4 cy'Abakorinto. Ibyo Imana ishaka nuko tubabera impumuro nziza y'agakiza ku bakizwa. Ku rundi ruhande tukaba twaba n'impumuro mbi itera urupfu kubarimbuka, kuko byose biri mu mugambi w'Imana. Nubwo icyo Imana ishaka atari uko abantu barimbuka, ahubwo nuko bose bamenye ukuri bagakizwa, Imana ikabagirira neza. Imana yacu dufashe kandi Imana tugire neza. Rero ndagira ngo dusoze kino gice ariko tuzirikana ko ibyo Imana ishaka atari uko tuguma turi abana, atari uko dukora ibyaha ngo ubuntu busage, atari uko dukomeza gutungwa n'imbabazi gusa. Kuko uramutse nawe ubyaye umwana wawe akazajya ahora muri mbabarira, nakoze ikimbabarira, nakoze ikimbabarira, nakoze ikimbabarira, Mana nongeye, no kuri kose agahinda kazakwica, amarira yazakwica. Uramutse umwana ibyo mumujije gukora ari byakora akagusaba imbabazi, bibaye ari byo migambi y'Imana, agakiza nta kintu kaba karatugejejeho. Umugambi w'Imana waba utarageze ku ntego, kuko nyine Imana yazajya itubuza ibintu tukabigenderamo tukayisaba imbabazi, tugakorera ibyaha ngo ubuntu busage. Ariko siko bimeze, ahubwo ishaka ko dukura tukagera ku gihagararo aho, simvuga ko udashobora kubonekaho, niko si igihe uri mukuru, ntabwo aricyo navuze, ariko nyamara agaciro k'uburyo, reka dutekereze wenda uri mu rugo ufite umwana w'imyaka 25, ubwo ni umusore, ufite n'umwana w'imyaka 3. Uramutse ubonye ikosa umwana w'imyaka 3 arimo arakora, ari ryo umwana ufite imyaka 25 arimo arakora, ubonye intekerezo ze ziri ku rugero nk'urwe, ubonye imyambarire ye, imikorere ye, imitetere ye, imyumvire ye iri ku rugero nk'urwe, wamenya ko gushije cyane. Ndabizi neza ko ariko byagenda, kubera ko igihe cyagombaga gutuma uwo mwana adakora ibintu nk'iby'uwo nguwo wundi bari kumwe. Niyo mpamvu rero hagomba kwama ikinyuranyo, Imana ikabona abantu bakuze babasha kwigirira umumaro, babasha guhagarara mu mwanya ukwiriye, aho Yesu avuga ngo dore uko wantumye nanjye niko mbatumye. Ntabwo nafata uruhinja rw'imyaka 3 ngo ndutume mu kazi. Imyaka 3 no, nuwo kurererwa muri creche, nuwo kurererwa muri ndagatama. Ariko umwana w'imyaka 30 nuwo gutumwa. Abakiri umwana nubwo afite 30,
ariko aba ari uwo kwizerwa. 45 mutuma gusaba umugeni, abaye ari umwana wawe wamutuma. Urumva ko donc byose biterwa n'igihagararo cyo mu mwuka. Imana yacu tugire neza kandi Imana dufashe. Rero ndakwingingira kugira ngo uve mu by'ubwana ahubwo wigizwe imbere. Ndakwinginga kugira ngo we kuma kuba umwana, ahubwo nibyo umenye ibyiza, umenye ibishimwa, ariko namenye ibitunganye rwose. Ibyo ngibyo ubashe kubigenderamo. Ndabandikiye base kuko mwamenye wahozeho uhereye mbere na mbere, kandi ijambo ry'Imana riguma muri mwebwe, kandi mubasha kunesha. Imana yacu tugire neza kandi Imana idufashe. Nuko rero aho Imana idushaka ni mu kuba abanyamumaro bo gushingwa umurimo, aho Pawulo yandikiye Timoteyo akamubwira ngo ibyo wanyumvanye uzabimenyesha abagabo bo kwizerwa babasha kubyigisha abandi. Niho Imana idushaka, ko abagabo bo kwizerwa babasha kugira umumaro abandi. Yesu aguhe umugisha. Reka tugarukire aho ngaho dusengane Imana. Ntibagirwe gukora subscribe, ntibagirwe gusangiza izi video abandi, ntibagirwe gukora kunzogera kugira ngo video zacu ujye uzibona ku gihe. Ibindi Umwami Yesu aguhe umugisha. Nta zindi ntego dufite, nta yindi nyota dufite, keretse kumenya ukuri tukazajyana mu ijuru. Turagushimiye Mwami Yesu, icyubahiro kibi cyawe kutwitaho, icyubahiro kibi cyawe kudukunda. Ngaho tugirane neza n'abagukunda bose, twese tujye imbere mu by'inzira yawe kugira ngo dukure tuve mu by'ubwana tubonemo umumaro, kuko cyane cyane ko iminsi ari mibi urashaka ko dukura kugira ngo tubashe guhagarara uko bikwiye, kuko watumenyesheje ko icyo gihe cy'iminsi y'imperuka cyangwa se icyo kugaruka kwa kizaba ari igihe cyo kwangiza. Rero ni ukurandura, ni ugutema ibintu bitagejeje igihe. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uduhe kugeza igihe mu nzira yawe. Tuba abana bakuze, twe kuba nk'abana bapfuye igihe bahegaga wowe igihe wavukaga. Twe kuba nkabo ngo twicanywe n'abana b'ingwingiri, twicanywe n'abana batoya kandi tumaze imyaka ihagije. Ndakwinginze rero kugira ngo tugire neza, tubagabo nyabagabo, utuyobore mu nzira yawe kubwa Yesu umucunguzi. Urakoze. Amen.